Abagabo bamwe ni abakene ndetse nta n'ikintu bigirira, ndetse abandi babasha kubaho ubuzima buhenze kandi burenze. Umva witonze, nta kireguzo abakene bafite. Twese duhumeka umwuka umwe ndetse dufite twese amasaha 24 ku munsi. So ni iki aba bantu babiri batandukaniyeho? Igisubizo ni imico. Utuntu dutoya ukora buri munsi duhitamo uwo uriwe cyangwa tukugira uwo uriwe. Kubw'amahirwe make imico dufata ubusanzwe usanga tutarigize tuyihitamo. Ni ibyo twavukanye cyangwa bitewe n'aho twakuriye n'abo twakuranye. Iyo mico ikaba yatwangiza cyangwa igatuma tutaba abagabo dushaka kuba. Twakoze mu buryo cyangwa twahawe imico y'uko tugomba gukora, tukarya ndetse tugapfa. Ariko niba uri kureba iyi video bivuze ko udasanzwe kandi ushaka kugira ngo uhindure ubuzima bwawe. Rero iyi niyo mico umuntu w'umugabo akeneye. Umuco wa mbere: yobora umunsi wawe. Buri munsi ufite amahitamo abiri: gukomeza kurota cyangwa gukanguka ugahindura inzozi zawe cyangwa indoto zawe. Abantu benshi bahitamo gukomeza kurota ndetse banabyuka bagafata telefone zabo bagatangira kureba abandi bantu. Iyi ni imyumvire y'abakene cyangwa y'abantu b'abapfapfa. Ukibyuka ndagusaba yuko amasaha 2 ya mbere wayakoresha uri kwiyitaho, uyakoresha mu bintu byatuma uhindura ubuzima bwawe. Ibintu nko kujya muri gym, gusoma ibitabo ndetse n'ibindi byaguhindura ubuzima. Ibi ngibi bigufasha gukuruka umugabo ushaka kuba. Igitondo ni igihe cyo kubyuka ukiyitaho ndetse ugakurikira inzozi zawe. Ahangaha niyo waba umaze gukora ikintu kimwe muri ibyo ngibyo byose, umunsi wawe ugenda neza kandi ukumva ufite icyizere cy'ahazaza. Tangira igitondo cyawe nk'inyamaswa ishonje ishaka kurimbura ibintu byose biri mu nzira yayo kugira ngo igere ku ntego zayo. Icya kabiri: gabanya kuboneka kwawe. Iyo uhari ku bwa buri muntu buri gihe ntabwo uri umugabo ufite intego. Rekera kuboneka byoroshye ndetse ku bantu bataguha agaciro. Niba waba umugabo w'agaciro mu gihe umuntu wese yakoresha igihe cyawe ukabishaka. Ntabwo ugera ku nzozi zawe gusa iyo ukoresheje igihe cyawe neza, ndetse n'abantu batangira kubikubahira. Umva ibi ngibi neza: izuba rihabwa agaciro iyo ridahari. Uko iminsi y'imvura iba myinshi niko izuba rikumburwa, ndetse n'izuba ryinshi rituma umuntu arihaga. So kora uko ushoboye kugira ngo utazajya uhora uboneka, nibwo uzagira agaciro. Cya gatatu: gira amahitamo. Abagabo badafite agaciro cyangwa babarirwa mu cyiciro cyo hasi nta mahitamo bagira cyangwa ntibazi guhitamo. Hanyuma abagabo bafite agaciro bahitamo bagafata n'umwanzuro. Bifata umugabo utagira amahitamo kugira ngo amenye icyo gukora. Umugabo ufite amahitamo aba yamaze gufata umwanzuro ndetse yagira icyo ashaka guhindura akagihindura mu gihe wa wundi akiri kubitekerezaho. Rero ugomba kumenya guhitamo. Harimo aho ngaho amabanga ndetse n'imbaraga. Gufata umwanzuro cyangwa kugira icyizere cyo gufata umwanzuro utizeye yuko biri bukunde 100%, ni ibintu bisaba kwiyemeza. Ariko ibanga ririmo ni uko niyo wagira amahitamo atariyo wakikosora. Kuba umugabo ufite agaciro ugomba kumva ibikurikiye ngiye kuvuga. Amakuru ni imbaraga. Iri ni ijambo rikunda gukoreshwa cyane. Nubwo hari ukuri kurimo, ariko amakuru menshi yakubabaza. Nufata umwanya wawe mwinshi uri gushaka amakuru, upanga unatekereza, bivuze ko uri kumara umwanya muto hari icyo uri gukora. So rekera gushaka amakuru, fata umwanzuro then ugumane nawo. Hitamo vuba. Nuhura n'ikibazo, intego ni ukuhita uhitamo vuba. Uburyo bwo kuba mwiza mu kuhitamo cyangwa mu guhitamo vuba ni ugufata imyanzuro kenshi hanyuma ukigira muri ayo mahitamo wafashe, kurusha uko watekereza cyane cyangwa ukahora ubitekerezaho kugira ngo ufate umwanzuro umwe wenyine. Cya kane: guhitamo ibitambo nyabyo. Mu buzima hari ibitambo uzajya uhora utanga kugira ngo ugire ikigeraho, wabyemera utabyemera. Nudatanga igitambo kugira ngo ugire ibyo ugeraho cyangwa ugere ku nzozi zawe, inzozi zawe zizaba igitambo. Ushobora gukeka ko kureba filime nijoro cyangwa mu ijoro ko ntacyo byica, ariko uri kwica ahazaza hawe n'ubushobozi bwawe. Ntibivuze ko udakwiriye kwishima, ahubwo hari ibintu bigushimisha ugomba kwirengagiza kugeza ugeze ku ndoto zawe cyangwa ku ntego zawe. Abagabo bari ku rwego rwo hasi baba bashaka kugera ku bintu byihuse. Hari igihe bisaba yuko uhunga inshuti zawe zigutwarira umwanya cyangwa zitita ku buzima bwabo cyangwa ahazaza habo. Wenda wasanga ukunda ibirori cyane cyangwa ukunda kuba uri kuri social media cyane. Icyo ari cyo cyose, menya yuko ibitambo bitakwiriye kuba ari ibintu byoroshye, cyane cyane iyo ukiri mutoya. Ihe byiza ugira hari igihe bitazagira icyo bikumarira, cyane cyane nuba hari ikintu utayimariye kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Kuko menya yuko icyo gihe cyose uri gutakaza wakabaye ugikoresha uri gukira cyangwa ugira imbaraga. Kenshi nzabivuga yuko ubuzima bw'umugabo bugoye, kuri yica no nzabivuga. Ibyo ni ukuri, ariko nanone ntubyumve nabi. Nk'umugabo ufite ubushobozi bwo kubaka umuntu w'igitangaza ku rwego ruhambaye. Ushobora kugera ku rwego abagore bagushaka cyane ndetse n'abagabo bakakubaha. Gerageza uko ushoboye kugira ngo utange ibitambo by'ingirakamaro. Icya gatanu: gira ikinyabupfura cyangwa kugenzura ubuzima bwawe neza. Imico yose twavuze muri iyi video nta kintu yakumarira utagira ikinyabupfura. Abantu benshi bazi imbaraga z'ikinyabupfura, ariko abantu benshi baragwa. Ushaka kuba uri kumva iyi video aka kanya ukavuga ati ibintu maravuga nibyo, ariko nanone
kumenya ikinyabupfura ndetse no gufata umwanzuro wo kugishyira mu bikorwa biratandukanye. Ibwiza ukuri, hari ahantu utagira ikinyabupfura mu buzima bwawe, ndetse shyira ku gipimo ikinyabupfura cyawe kuri 1 kugeza ku 10. Ni hehe uhagaze? Amakuru meza ni uko umuntu uwo ari we wese ashobora kugira ubu bushobozi. Kora ibintu buri munsi uzi ko ukwiriye gukora, waba wumva ubishoboye cyangwa ubishaka cyangwa utabishaka. Mu gihe ubyutse mu gitondo, wiguma mu buriri, ahubwo byuka ugira icyo ukora, yaba ari gusoma igitabo cyangwa kujya muri gym, ndetse ntunatinye guhita usimbukira mu mazi akonje. Kugira ikinyabupfura bigufasha kugera ku ntego zawe, bigufasha mu kugira ngo ubashe kuyobora ubuzima bwawe. Ikinyabupfura kimeze nk'inyama, iyo ukora siporo uterura ibyuma irabyimba, ariko iyo ubiretse nta kintu kigaragara. Ndetse kutagira ikinyabupfura bituma utiyizera, kandi nta hantu wagera utiyizera. Kandi abantu bagufata nk'icyakura cyangwa bakagukoresha icyo bashaka iyo utiyizeye. Baka ikinyabupfura cyawe buri munsi kandi urwanye intege nkeya zawe. Ubu nibwo bwonyine ibi bintu byose twavuze muri video ushobora kubigeraho. Mwakoze gukurikira iyi video, nawe utaha.